nitwa Shema Anode Babu. Shema Anode akaba ari amazina ababyeyi banjye banyise, izina ry'ubanzi akaba nitwa Babu. Burya iyo nyine ubonye abafana nyine bakwishimiye nawe urishima, biba bishatse kuvuga ko nyine ibintu uba wateguye nyine bitaba ibipfabusa. Akenshi yego sinzi impamvu wenda nabikunze nkiri umwana, ariko iwacu nyine famille yacu bakunda kuririmba. Kumba hafi k'ibyo nkora nyine mbikorera bo, no kunsapotinga mu bitaramo byose, kandi mfite n'imyenda nyine ya Bishop ndimo ndayamamaza, nabo nyine bazajya bayigura nyine baneze imbere, kuko nyine uko tugenda dutera imbere niko nyine music industry igenda ikundwa cyane. Nabonye neza ibyo yanyeje umwaka ushize. Nitwa Kamanzi Ingabire Irene Gabi, abantu benshi banzi ku izina rya Gabi, nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana arizo bakunze kwita gospel. Muzika ni ikintu gishobora kunyuramo ubutumwa, kandi ubutumwa bwumvwa na benshi. So abantu benshi bumvise indirimbo nyinshi uyu munsi kandi bakuyemo message, bakuyemo ubutumwa. Nabyishimiye cyane. Yo Rasta man, this is me Rafiki from the Choga ANC. Ya dana, Bonfire. Ikintu kintera kuba umuhanzi n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi, kandi noneho nkaba numva ko society yanjye ngomba kuyifasha mu buzima bwa buri munsi. Ngo nigo ruhare rwanjye rero nafashe microphone, kandi nzababwira amagambo meza yubaka mpaka kurasa. Kigali Up ni igikorwa cyiza cyane, binarenze kumva ko cyatekerejwe n'umuhanzi w'umunyarwanda uba mu mahanga, kuko abahanzi benshi b'abanyarwanda bajya mu mahanga ubona bashaka kwibagirwa aho bava, ariko kuri nge Popo ndamushimira kuri iki gitekerezo, kuko nkuko bibona hari imico itandukanye hano hantu. Twahuye n'abahanzi bavuye mu bihugu bitandukanye, abanyamideli bo mu bihugu bitandukanye, abapromota, abanyamakuru, ibintu byose twahuye n'abantu baturutse mu nguni zose z'isi. Urumva ko rero ni ikintu gikomeye cyane, ni nka Fespade mu rugero. Gotega tuje igikoso